ngize iminsi nibaza ibintu ndi Rwanda muri bimwe nza nibaza kimwe c'abahungu bari ino kibaza ngo niki gituma abahungu bari ino bataza bisokoza twumvikana hari ikintu bushize umushumba wa Zion Temple yavuze pastor w'inyamata igeze kubwira abantu njyewe iyo ntanga message sinita kuri feedback mbi z'abantu bantuka nita ko eske message natanze yageze yigi naho kuntuka ngo navuze icyo iyo siyomba sinita kuri comment kandi nzanzisoma iyo kubera iki mutaza mwisokoza nagize ikihe kibazo abakozi b'Imana baje kuri piste baje ku gatuti niyo mpamvu nahobeye uyu mugabo kandi buriya uw'Imana yahamagaye habe nubwo hoza ibintu bikomeye nka ferabeto ntabwo byashora umuhamagaro. Amen, haleluya. Nubwo wohura n'abakomeye bisi ntabwo bomora ngo babomora umuhamagaro. Komeza ukwiriye kandi ushiremo piano isanzwe ureke iyo nano piano isanzwe. Nza gutekereza indirimbo y'Igiswahili ivuga ngo ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanichagua nabii wa mataifa, ukanitangulia, sitaogopa chochote, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Ulinichagua kabla sijazaliwa, ukanitangulia, sitaogopa chochote, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi, kwa mkono wako bwire mugenzi wangu icyo Imana yaguhamagariye ntikizorangira. Alex naze muhobere, ngwino nguhobere papa. Impamvu muhobeye ngize iminsi mwitegereza. Mutawa turakwakiriye. Ese gato kuva Mutawara avuye Nairobi kubera ki mutaramutumira ngo aze kubwiriza? Birahari. Imana igumugisha. Mutawara n'umukozi w'Imana w'iwacu mwiza, rero ni yabaye no gusumba ako yabaye iwacu, ariko numuvuga ubutumwa mwiza. Turakwakiriye cyane. Inshuti yanjye Perezida Patro,
Imana igumugisha papa umuyobozi wacu mwiza dukunda Clement n'umuhungu wanje n'inshuti yanjye cyane Imana igumugisha ruboneka Imana igumugisha uriya mugabo dusanga ifaranga nukuvuga ngo izanje na ruboneka twatwama twasamura M-Pesa Imana igumugisha twishimiye ko mwatumiye pasiteri wa Zion Temple yeme tumwongera amashi Perezida nakwizera mwagize neza Imana ibahumugisha uriya mugabo n'umukozi w'Imana impamvu mbabwiye ngize iminsi nibaza ibintu ndi Rwanda muri bimwe nza nibaza kimwe c'abahungu bari ino kibaza ngo niki gituma abahungu bari ino bataza bisokoza twumvikana hari ikintu bushize umushumba wa Zion Temple yavuze pastor w'inyamata akenje sinkunda kuvuga abashumba mu mazina mukuru wa pasiteri mukuru wa Stefano Gapapa wirwa magana twabikurikiranye dukunda gukurikira amacano cyane aravuga ngo kera ngo amapata arashanyutse ngo yaraye abasazi mwarabyumvise umuntu utisokozaga kera yari umusazi ndabizi ukintu kimuvinga nigeze kubwira abantu njyewe iyo ntanga message sinita kuri feedback mbi z'abantu banuka nita ko eske message natanze yageze yigi naho kuntuka ngo navuze icyo iyo siyomba sinita kuri comment kandi nzanzisoma iyo nkora ibitaramo nsoma comment iyo nkora ibiganiro nsoma ama comment siyomba nita kuri message naringenera ruboneka yayishikiriye kubera iki mutaza mwisokoza nagize ikihe kibazo abakozi b'Imana baje kuri piste baje ku gatuti niyo mpamvu nahobeye uyu mugabo Imana igumugisha nosebe makuri inshuti yanje ariko Imana igumugisha kuko n'ubushize nigeze kukibaza muri Foursquare sindamenye ibibazo biri abanyamakuru reka mbasabe n'ubundi bazabishiraho tabivuze nimushake mu gace mu gatware uko njyewe inza mvuga niteye gukiza umutima runaka udakiza ukavuga ibyo ushaka I don't care iyo umuntu iteka ryose iyo umuntu yitwa umusitari simvuze ko ndiwe iyo umuntu yitwa umusitari niyo ukoroye bazamavuga ngo aravuze ngo kuriya Bea ntakoroye yavuze wenda umusatsi woba marende ukananirwa kugusokoreza byibuze iyo umuntu afite kamarende menshi hari gucisha nk'urusokozo ntibikundi n'urugero kagatore na marende ariko umuntu kaye mabure ufite agatsika ja muri salo usokoza mani bamugisha mubyumve kandi nawe naramwicaje ndamubwira sinzi ibintu impamvu bifite akajagari hari umugabo umwe igihe twatujamo twumvikana nashaka aririmba indirimbo imwe twumva bavuga butumwa dusubira dusirimbe tugiye gusoza ntabwo tuza no gukora ibyo dushoboye tuza no gukizwa ntabwo nzaje gucuranga sente kuko impamvu umuntu umira mufite abacuranzi ntabwo nza gucuranga sente inza gukora ico numva comarira abandi umumaro
siza gucuranga sente na gato. Nubwo sente bozi kansoringa mwisi sinoreka guterana kubera ko sente zitaba mu materaniro. Nanje nza kunguka kuko nanje hari ico nkeneye. Nabwiye umugore wiwanje ndamubwira ngo niki kiza kitunanira mu nzu. Niki ndakubwira ngo twaturwa nije chef w'ururugo. Twaturwana n'icyaha kimwe tugitsinde burundu. Dufata icya kabiri nguyu. Ariko muzi ngene twaturirimba. Muzi ngene muzamuririmba aba bakorari b'i Rwanda, muzi ngene muzamuririmba. Muza abahungu ngene bazacuranga sente. Muza avuga abatumwa bari mwisi. Ariko nukubera ko ibintu bidakoreka bingana n'ibyo dukora. Twebwe twakagombye nkakugizuririmba papa. Bakagombye kuririmba kwa kundi ikimuga kiri Rwanda no materaniro. Bakagihagarika hano. Waririmba guri kikimuga kamagisohoka. Ariko impamvu tugira impacting nibyo tubango bituma bitagira impacting mu bantu. Narimbabwiye ngo tuzongera mu rwego n'ubushize narabivuze abanyakuri batazohabwa gatuti ndabarahiye mu minsi iri imbere tiwa icya kabiri nico nsorezaho mama Brana aririmbe tuzomera nga wa mugabo wiri Burundi wakazuvuga ngo arabwiriza kubiriho we yamashaka umugore mu materaniro ngo ese ngo siteri ntawe uri muno ngo yaragira ingeso nk'iza Yezebeli. Tugiye kuza dutanga ingero kubifatika. Tubwire reka mvuge nka Museveni yo mwira wanje. Tubwire Museveni ngo Museveni nkawe kuza wigira byagenze gute. Bani bawo mugisha turabakunda cyane. Yesu Kristo uko yarari niko azahoraho. Bwira mugenzi wawe ngo kizwa neza. Muhezo kuba kumubwira ngo kizwa neza. Kiri ya mpapa naramubwiye ejo bundi ikintu cyashimishije mu ikanisa nuko nakirikinjira na Bibiliya kandi nabonye nico kintu kwisi cyari kimubereye. Imana ikumvugisha papa barakiwe sana nishuti yanje reka turirimbe. Tuzamure ku biganza. Haleluya. Ukuri ni kwiza kuza kugera ku muntu kukama gusobanura ibintu byose batiriwe bavuga ibintu byinshi kandi kiza kinyemeza kukuri kuha kwinjira mu bantu bamwe bazahama yunamisha kuri WhatsApp ta gahunda bafite bakamaza birebesha ngo hirya nkaho batari muntu ndetse abandi bakaza bareba ku masango ibintu byatinze. Muzi umwuka w'abatinganyi waje abenshi bo mu makanisa n'amakorari uzabafata neza bazaba batinganye kubera kugenda mwigana imico ya Satani. Abantu kugenda muvoma ibintu by'abadayimoni mukabivoma mukabiririmbana hano muzaruha bamwe baba batinganye ni badasenga. Uko ni ukuri kw'Imana kuko Satani ahagurutse kugwanya itorero apana kutuha tubivuga. Uza wicara wenyine wipime wigereranye kuko umwuka w'abatinganyi waraje kandi uremewe ahantu henshi. Ni mudasenga abagore bazoza bashakana abahungu n'abahungu bashakane kandi ari abakorari baza baririmbira Imana kubera muza mugenda mufata ituntu tumwe tw'abadayimoni mutazi. Wabona umuntu yaciye mu ijipo nawe ukamuricamo ngo bigezweho. Kwambara neza si ukwambara ibintu bigufi no kwambara ukwikwiza nyine. None nk'umuhungu ufite nyirabukwe na sebukwe utazusokoza nawe nyine ni ibintu biraha. Ariko muzamunamuka mwumva ukuri apana gukritika kandi ntitubabwiye ngo mugende mubikore ugende wijajinge wenyine wipime
ubukristo semeni haleluya. Ubukristo naratangaye reve nibwo bwa mbere buza bukubwira ngo tubone ukuntu uhagaze, ntabwo uhagaze neza. Uri wenyine, uri mu nzu wenyine umaze kwambara umwenda ugiye gusenga, bukama bakubwira ngo tubone umwenda wambaye tuwusohokana. Ubukristo buza bukubwira ati se nkaya magambo wahuraguye hano havuga koga ni mu mutima pana mu bantu. Umutima uri ubukristo bakamubwira ati se aho wavugiye umugore w'umukristo azavuga aya magambo, uza wiri gutongana muri quartier, wagera hano akaba ari we wamuyumbe, ukaza wamusara ukamukandagira abantu. Muza musohoka hano kuri WhatsApp kamusanga abahungu bafite pornography, akaza yamayohereza umukobwa pornography, yaza aririmba hano ku gatuti, abona umwuka w'abadayimoni. Kandi ntimuzabona abantu bababwira ibyo ngibyo benshi, ndetse bamwe muzatwanga muvuga ati se ko ndutira bamuhaye, nza ndeba abantu bakagira commentaire ngo se ko azaririmba ngo asigaye avuga ibiki. Ntimuzabyemera. Abakorari bakaba muri ministeri akagiramo abagore nkabarindwa, akambagira amahabara nkabarindwa, ari umuhungu atarashaka akagira abakobwa barindwi, yasohoka akamwohereza pornography, mwuka w'abadayimoni. Ibyo ni tubibabwira ngo se baza bavuga iki? Mu izina rya Yesu uwo mwuka utsindwe. Nitwe ba mbere tugomba guhagarara mu cyuho, tugahagarara tukema. Ubukristo bwawe butarakubuza kuvuga ibintu bibi, tupanze neza ko nukuri kw'Imana. Ubukristo bwanje butarampa telefone yanje umugabo atazakoraho, kaza hamugenda ari mpagarara ngo nyisize muri salon ngiye muri dusha ngo arayikoraho mwe, ugatunga amakonti 7 uri umukobwa. Isona nyoko ntazo bagufungurishije ukamugira ifaranga zawe, ta ukora ukazugira iPhone 14. Umwuka w'abadayimoni w'ubusambanyi winjiye mu bakristo. Ntabwo twaje kubasetsa, ariko ugende wenyine ushike mu rugo wipime uza wishira ku munzani uvuge ngo suku ukunda kwiriye cyangwa. Kandi mureke mbabwire ikintu gikomeye, semeni haleluya. Muziko nyuma yo kuririmba no gusirimba no gushesha, umuntu azaja kumwijuru ku giti ciwe. Umuntu wenyine azahamaga nkuko wahamagawe ku giti cyawe. Umunsi Yesu azaza tazakutoranyiriza mu banaziri ngo mwagaza murimba muri rusange. Umuntu wese azahagarara ku giti ciwe apimana imirimo yiwe wenyine, nta wundi muntu. Ariko uzikuririmba reba nkuko kwanje meze gutya ngasiga abana yemwe, ariko ukazo wiri gukora utuntu tw'utunyanga, ukagira abagabo, ukagira amahabara, ukagira ibintu, ukaza ugenda ugagira mama rugahagarara ku gatuti. Kurabesha ndese kuribesha. Umugabo umwe ngo yaravuze ngo inkazi yo ngo 100 ngo zapfuye kandi atagira nimwe. Yamavuga ngo inkazi yo ngo igitangaza cyabaye ngo inkazanje 100 ngo zapfuye, nta nimwe yapfuye. Habwiraga abandi uko ninde yabeshuko. Iyo uhagarara hano ukavuga ibintu bitakubamo, tukazumwira gukura masika bano bantu, wewe nyine kuribesha. Kuko ubukristo ni kinege. Dushaka twicare ntituririmba, ariko turenga urwego rwo kuririmba no gusirimba, tugere ku rwego rwo kureka ibyaha, tukaba abakristo tukaja mu ijuru.